afite. Wowe urebye abagabo maze guhura nabo bose wasanze ibyo bintu ari ukuri? Uziko umugabo munini ufite uruda n'akana bafite for example nk'ubwiye duherutse guhura no kugukuba hinda nyine afite akantu akuze umusore uri fiti wateriyemo gake bitari grave ufite twa 6 pack natwo tutari tunini ewana utabyibushye nyine utanananutse ewana uri mu wayene kuri gahunda bari fresh cyane. Okay, teta watangiye gukora imibonano mpuzabitsina ryari? Ngiye ubura natangiye gukora imibonano mpuzabitsina na 20. Wari ufite imyaka ingahe? Nafite imyaka 19. 19. Teta ugiye kumbwira ko imboro yakugiyemo bwa mbere ufite imyaka 19. Ko wari waratinze? Naratinze rero ko nabaga mu barukore barankaniraga urumva nyine yagiye kubishaka ngiye kureba nyine icyo abandi bandushije ko nafite udushiti tw'udushinzi twambwira ko ubundi wowe waragoswe nyine bakandarura ndabatesha kandi nzajya yageze ndebe nyine ndebe ibyo bintu. Ikintu bakubwiraga bakakubwira ko kuryamana n'abagabo biryoha ni iki bagukanguriraga? Nyine urumva iyo ufite abakobwa kumva b'inshuti babimenyereye ariko nyine muri inshuti niyo bakubonye bakubonamo kadage nyine bajya bambona kwidi kuri mwiza ko icyo utayihura nabo yatisha nta bwiza mfite bwatuma ajya kuryamana n'umuntu atubwiza sibwo bukora tuzi uyu muhunga kubwiye mu gitondo good morning mwararanye umuhungu gusoma ngo nyine bituma ubushake bwawe bwiye buzamuka nawe ukumva uramukunze ari kugukora ku mabere kumva nanjye bituma nawe mbishaka nyine numva ngize amatsiko yo kujya kubikora ngo numve ariko ubwo nahuriye narwo tubwira umuhungu wa mbere wakurongoye wasanze bimeze bite sasa? Ubwo wa mbere rero wadogoye cyane ko ntari nzi n'ibyari byo arambabaje agasama arambabaje ibe urumva yari umuhungu twigaga ku bigo bibiri bitandukanye ariko ku kigo kimwe ari duwaye ako nyine twiga ku bigo bibiri bitandukanye nyuma arambwira ngo duhuzwa nuko ikipe yacu ya basket yari yagiye gukina ku kigo cyabo arambwira nyine y'abakobwa yakinye n'abakobwa babo naho nyine twatangiye gutretanira nyuma arambwira nzajye kumusura njyayo imvura imfatira yanga ko naha so birangira gutyo nyine turongoranye ariko ndakubwiskusha ntago ari mu binano bwarateye nabi. Uracyamwibuka? Ndamukurura ugereranyije mwarongoranye nk'inshuro zingahe? Kari nyinshira kari nyinshi ni nyinshi kabisa. Ni nyinshi. Okay, utubwiye ko bwa mbere uryamana n'umusore wari ufite imyaka 19 none igihe imibonano mpuzabitsina wayikoze ukumvira kuryoheye wari ufite imyaka ingahe? Nari maze kubyara. Umaze kubyara? Ngo wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 20. None 21. Ego. Umusore wakurongoye ukumva igitsina cye kirakuryoheye muri make ukajya wumva utanabikoze ntabwo bishoboka. Ndimo bwa nyuma twarongoranye n'amaze kubyara nyuma twakundanye nyuma naramaze kubyara. Ego. Arakurongora wumva? Ko n'ubu nkimutekereza ra. Uva ntahari hose. Ewa ndamusoje. Ubu nukuvuga ngo iyo utekereje igitsina cy'ukuntu cyakuryoheye numva nabo nasubirayo. Namwihamagarije. We mwaryamanye nk'inshuro zingahe? Sivurwa se ko na n'ubu tukiryamana. Mwararyoheranye? Ntago namwibagirwa. Aho nayo uko shoka byose ngatanyibagirwa. Ubwo se nk'ikintu mukorera kugira ngo nawe kuko urumva ushobora kuba uhura n'abagabo benshi. Ndetse we nahura n'abagore benshi. Kagarukaza. Higo nyine. Nyine nk'umwihariko kuri wowe none kuri uwo musore kugira ngo atazakwibagirwa. Nibanga ryanjye nawe. Nibanga ryawe nawe ariko ushobora kuba. Ndetse urajya divugira hano kuri kamera. Aya. Teta hagize umuntu ushaka ko wamufasha kugira ngo bashe gusobanukirwa imibonano mpuzabitsina wamufasha? Je namufasha. Okay, sasa abantu bashobora kureba kino kiganiro bakifuza kubona nimero yawe wayibaha? Nimero yanjye ni 079 2
17,700 nimero yoroshye cyane nongeye isubiremo 079 2 17,700. Katubashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro tubasaba gukora like, comment ndetse na subscribe.